ase ubwira iki abanyiri urugo bafata mu rugo nkaho ari icumbi, nkaho ari abashyitsi, ku buryo abana batababona, abo bashakanye batababona. Buriya kugira ngo urugo rube rwiza biterwa n'abarwubaka. Njye mbona uruhare rw'ababyeyi, umubyeyi akamenya umwana uko yaramutse, akamenya uko yiriwe, umubyeyi akaba inshuti y'umwana, kuko mu by'ukuri hari igihe umubyeyi ahugira mu gushaka ibitunga wa mwana, ariko akajya ku kazi atamubonye, akajya mu mirimo ye atamubonye, akaba yamara n'igihe atazi amakuru ye. Kandi uko umwana atabonana n'ababyeyi niko atakaza n'icyizere. Ariko iyo umubyeyi ashobora kuza akegereza umwana, hari nk'umubyeyi wari ufite umwana, umukozi akamukubita, umwana agahora arira, ariko nyina ntigeze amenya ikiriza umwana. Ariko aramutse yiyuhagirira umwana, aramutse akora suwe zose zisanzwe umubyeyi akorera umwana, yari kumenya ko umwana we afite ikibazo. Ubwo rero nkasaba ababyeyi kwegera abana bakaganiriza abana, hanyuma no kureba uburyo umuryango wubatse, kuko hari n'igihe umuryango haba harimo abandi bantu wenda bo muri famiye bashobora nabo guhohotera wa mwana, umwana akanatinya kubivuga kuko abavuga ati uyu muntu wo muri famiye ni inshuti y'ababyeyi banjye, baramukunda, akabona barakundana n'ababyeyi be, baravugana, kubera ko bamuhohoteye agatinya kubivuga. Ni byiza rero yuko abantu baba mu rugo nabo ababyeyi bagira uburyo babakurikirana, ntibaze kwangiza wa mwana, umwana akagira umwanya w'ibanze mu muryango. Hari icyo mwavuze mu kudatabariza amashuri? Yego, bimeze bite? mu mashuri dufite abana bafite ibibazo binyuranye. Hari ibibazo by'ubukene yenda bishobora kuba bihari, ariko hari n'ibibazo by'izi divorce zateye aho ababyeyi batandukana. Harega n'ababa baratandukanye ariko babana mu rugo, umwe afite icyumba cye, undi afite icyumba cye. Ibyo rero umwana aza yarabibitse muri we, kandi wa mwana nagera ku ishuri hari igihe atazifungurira ubuyobozi bw'ishuri, kuko umuyobozi w'ishuri cyangwa abandi bakorana ashaka kubabona muri ya sura yo kuvuga ati banshyira urubanza, bamenya amateka yanjye, bamenya uko mbayeho. Rimwe na rimwe niba anatsindwa, kuko yenda hari igihe abayobozi bareba umwana mu manota akavuga ati watsinzwe, bakamucira urubanza. Ariko ntihaba hari wa muntu udafite aho ahurira n'amasomo, ushinzwe kuganira n'umwana, numva wa mwana azamwisanzuraho akamubwira ati mfite ikibazo iki n'iki. Ikindi kandi dufite abana ku mashuri batubwira ati ngiye kwiyahura, wamubaza impamvu agiye kwiyahura ugasanga harimo na ba babyeyi, harimo se n'ibibazo wenda yavutse mu buryo budasobanutse, kwa nyirakuru, ababyeyi be ntibamumenya, ntibamwitaho, wenda ise yaramwihakanye, wenda se ntazi n'uwamubyaye. Ibyo byose bitera abana ibibazo. Hari n'ababyeyi bakora amakosa, umubyeyi agakora amakosa, umubyeyi agafungwa, umubyeyi se ntahahira abana, ababyeyi bakarwana abana bareba. Ibyo bintu byose bihungabanya abana ku buryo bakeneye ahantu ho kubivugira. Muri rusange ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu muryango, hari icyo mwagarutse muti abantu bareke gutegura ubukwe kurusha uko bategura ubukwe? Nibyo, twebwe ngewe muri Famille Esperance duherekeza abageni, ariko hari n'abo tuganira ku giti cyabo. Usanga hari abaza bakubwira ati turihuta, ukibaza ese abantu barihuta bajya he? Ugasanga barashyira imbaraga mu gutegura ibyo bazajyana, ibyo bazambara. Hari n'abakererwa misa cyangwa amasengesho y'ubukwe bagiye muri ibyo ngibyo. Ugasanga mu by'ukuri abantu ntibahaye umwanya n'agaciro mu gutegura umubano wabo w'ubuzima bwose, ahubwo baraharanira umwambaro bazambara umwanya umwe, cyangwa se akajya gushaka amarene na pare uzabera amafoto, ariko utazagira icyo bamarira. Agiye no gushaka umuntu wasenye urugo, uwo muntu nta kintu azabamarira usibye kuza kwifotoza gusa uwo munsi w'ubukwe. Rero hakwiye kubaho uburyo bwo guherekeza no mwana akiri mutoya, kumufasha kumwubakamo indangagaciro, kubera ko niba ureze umwana neza ukamubwira ko kubeshya ari bibi, no kuzabeshya uwo bashakanye azajya bitinya. Ariko niba yarabonye kubeshya ntacyo bitwaye, azaza no mu rugo rwe ajya abeshya. Mwumva rero hari gutegura hakiri kare,
abana ukabaha indangagaciro, ariko noneho no gutegura abageni bigashyirwamo imbaraga kandi ku mpande zose, haba ku mpande za leta haba no ku ruhande rw'amatorero, kuko mu by'ukuri abantu baraza ariko se abashyingirwa bose niko izo ngo zirama. Ntacyo byari bimaze ko urugo rushyingirwa ariko ntiruzarame. Ntekereza ko igikwiye ari ugutegura imiryango ishoboka kandi myiza. Twebwe turavuga ngo urugo rwiza ni ijoro ritoya. Uruhare rw'abihaye Imana cyangwa se abanyamadini ni uruhe mu kurwanya iri hohoterwa rikorerwa mu muryango? Abiyeguriye Imana ni abantu bizerwa, niko navuga. Ni abantu bagirira icyizere. Wenda nabaha ubuhamya ku giti cyanjye ko abantu bashobora kuvuga bati ninjya ku musayikologisi baravuga ko nasaze, ninjya ku muntu runaka duturanye azajya mbonamo icyaha nakoze, ninjya ku muntu wenda twiganye azamvuga. Ariko uwihaye Imana abantu bamwizeraho ibanga. Cya kabiri, ntabwo aca urubanza. Duherekeza abantu benshi bafite ibibazo ariko tutabacira urubanza, tukabereka agaciro kabo. Burya rero umuntu ashobora kuza yarakoze icyaha ariko we yararangije kwiciraho urwo gupfa, ariko wamwereka ko gifite agaciro, ibyo byonyine bikamuha imbaraga zo kureka cya cyaha. Abiyeguriye Imana rero baherekeza abantu, ariko nanone hari no kubasabira, kuko ntabwo umuntu akizwa gusa na siyansi, anakizwa n'Imana. Imana irakiza igahindura amateka. Yahindura amateka umuntu akaba yareka guhohotera abandi, cyangwa se n'uwahohotewe akiyakira akabana n'ibikomere bye, ariko nk'umuntu bitakigiraho ingaruka byo kumutsikamira. ubona n'abiyeguriye Imana bagira intege nke hehe mu gufasha umuryango? Birashoboka ko bagira intege nke, cyane cyane ko ntabwo ari byo byonyine bakora. Hari izindi nshingano. Ushobora kuba rero ufite inshingano, urugero nkanjye ndi umuyobozi w'ishuri, hari ingo nyinshi zinsaba kubafasha, ariko nk'umuntu usanzwe ufite indi mirimo ntabwo ari ibyo byonyine nkora. Ushobora kubura umwanya. Cya kabiri, ushobora no kubura ubumenyi. Abantu baza badusanga bose ntabwo dufite ubumenyi buhagije muri domene nyinshi. Hari uza yenda akeneye kurengerwa n'amategeko, ushobora kumwohereza ku banyamategeko. Hari uza akeneye umukansera, hari uza akeneye wenda gufashwa mu byo gusenga. Rero hari igihe abantu bashobora kugusanga udafite ubumenyi buhagije, ibyo nabyo bikaba byaba imbogamizi, kuko hari n'igihe ushobora no kubangamirwa n'ibibazo byawe bwite, kuko uwihaye Imana nawe avuka mu muryango, afite amateka ye. Hari igihe amateka yawe rero ashobora kutakwemerera gufasha uja gusanga uwo ari we wese. Ubwira iki abanyiri urugo bafata mu rugo nk'aho ari icumbi, nk'aho ari abashyitsi, ku buryo abana batababona, abo bashakanye batababona? Buriya kugira ngo urugo rube rwiza biterwa n'abarwubaka. Niba ushaka urugo rwiza, gira investment mu rugo rwawe ihagije. Niba uri umugabo, kora uko ushoboye ube hafi y'umuryango wawe. Niba uri umugore, ba mu rugo rwawe kandi uryoherwe no gukorera urugo rwawe. Iyo rero urugo rwawe rutagufasheho, ni hahandi nyine wishima iyo uri hanze yarwo. Icyo gihe rero urutahamo mu by'ukuri nk'umuntu uje mu icumbi. Nkavuga rero ngo niba wubatse urugo, buriya ruha agaciro, ruba rwiza kubera ko waruhaye agaciro, kandi uruha umwanya wawe wose, kuko tujya tubibona ko abantu bagira ibibazo. Yagize ibibazo mu kazi, yagize ibibazo mu kazi, ntabwo ajya muri hoteli, aza muri rwa rugo. Iyo yarwaye yarembye agaruka muri rwa rugo. Iyo yagize ibibazo n'abaturanyi aza muri rwa rugo. Ese kurujemo warushyizemo iki ku buryo rukwakira, rukaguha noneho rukaguhoza? Numva rero urugo rukwiye kwitabwaho, umubyeyi bakita ku bana, hanyuma ari umubyeyi akishimira kuba mu rugo, ari n'umwana akishimira kuba mu rugo. Abana benshi usanga igihe kinini bakimarana n'abakozi babarera, ababyeyi babo bakababona gake. Gira icyo ubabwira ku birebana n'abo bana. Ubundi abakozi bagombye kutwunganira, ariko ntitwagombye kubegurira urugo rwacu, kuko ari imbere y'amategeko, ari imbere y'Imana, abashakanye nibo basezerana ku bana akaramata. Kandi ababyeyi iyo babyaye, ari kiliziya ari leta, basabwa kurera.
ntabwo rero ushobora kurera undi muntu umureresha umuntu utanafite indangagaciro, kuko wa mukozi waje kugukorera, akenshi abakozi badukorera ni abantu bagize ibibazo mu miryango, ni abantu bavuye mu miryango mibi. Urabasaba iki badafite? Ni ukuvuga ngo icyo bazakora ni ukukwicira umwana. Nutaba hafi rero ngo ukurikirane ube hafi wa mukozi, bizatuma wa mwana wawe apfira mu iterura. Reka twige kwegera abana bacu, tumenye ko ari abacu mbere yuko baba abana b'abakozi. turagushimiye cyane. Murakoze cyane.